ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya kabiri cy'umukino witwa Urufito rufitirana, wanditswe na Nitanga Jean Paul, unonosorwa n'itorero indamutsa. Mu gice cya mbere twasubikiye aho Sakabaka wari warihinduye Kagoma yari amaze gutumira Samvura mu bukwe, bikamutungura kuko yari azi neza ko Sakabaka uyu afite umugore basezeranye bakanabyarana umwana. Samvura yari amaze kurahira Sakabaka ko atazataha ubukwe bwe ahubwo ko agiye gutangira urugamba rwo kuwurizamo. Gusa muribuka ko twasize Sakabaka amaze kurahira Samvura ko niyitambika ubukwe bwe na Dushime akamuhombya urufita ategereje nawe azahasiga agahanga. Si ubukwe buzataha, nibutaha se buzasiga amahoro kuri Samvura na Sakabaka? Nyamwiza se namenye ibyo umugabo we yishoyemo biragenda bite? Dukurikira umukino. Mbonera uyu musumari ukuntu wadusuzuguye de. Iryo buye naryo nta kigenda. Ahora niki? Urarihondaho kwinjiza umusumari ahubwo rikavunguka nk'ikinongo. Ewe, ega. Ewe. Ndabona bitoroshye. Ariko noneho ndabona umusumari winjiye da. Ariko se. Ewe, ariko se nyamwi. Uko mbona wazanye kagaporte manto gato niko nako kamwe. Iyi myenda yose urabona ijya mora ndabizi se. Ubanza imyenda imwe iri busigare mu gikapu. Ewe ntabwo byoroshye. Kumva ibikapu urabona twabitereka hehe? Iki cyumba urabona ukuntu kingana bako? Reka tugerageze ariko nyine ndabona bitoroshye pe. Ugira ngo ufite ibyumba byinshi byo kujyanagizamo ibintu di. None se ubu nabona amafaranga aguze za portemanto zikwireho imyenda yanjye yose wowe? Ewe. Umva. Ndabona ntazo ko turi ubigenze. Ubwo nyine mezi imwe tuyimanike hano. Inde turayifungira mu gikapu tugiseze cya munsi y'igitanda. Hari icyo bitwaye se? Bipfa kuba bitanyagirwa. Yewe. Ubundi nanjye ukamboneraho ndambika umusaya biraba bihagije. Yewe aho kurambika umusaya sinzakuburira rwose. Aka gatanda nubwo ari gatoya. Urabona ukuntu kangana ariko. Uko kangana kose nyine tuzagakwirwaho. Ubwo nyine umukobwa wanjye twaranaga arajya kurana basaza be kuri kaya kumba kandi. Ahubwo se nabonye hanyanyagiyemo ibyombo. Nkaba nazanye ibindi ubwo turabona uko tubyaranja muri kariya kumbara. Hasigaraho kuraza abana batatu bose. Ubwo nyine biriya byombo tuzajya tubyoza neza hanyuma tubitereke muri kariya gasaro. Ubundi se ko hasanzwe nta ntebe ziberamo. None se umukobwa wanjye uzajya yarahe mwene nda? Amaye nka data. Harya nawe arahari? Ko numva ibintu bitubanye ihurizo we. Aka gatanda rwose nitwagakwirwaho turi batatu ntabwo byashoboka pe. Ariko urabizi se nungutse inama imyenda igiye gusigara mu gikapu wajya nyumusasira hano imbere y'agatanda akayiraraho ku buryo ninkenera kumwosa nzajya manuka nyine nkamutamika ibere ubundi akonga yarangiza nkagaruka ku gitanda nkaryama. Numva igisubizo kibonetse amugani. Ya myenda twari twabuze aho dushyira igiye kugira akamaro da. Uzajya umusasira nakundi. Ariko se koko sori ndakumva ko wambujije kwigira mu cyaro ubuzima urabona tuzabuvamo kugeza ryari mu Rwanda? Yewe Imana irabireba sha. Nayo izareba uko iduhuhiramo itewe ku mafaranga nyine dusaka inzu nini. Ese ujye uyisenga kundusha uyareka ibi bitugoye byose maze byoroshye. Ubu urasubira mu cyaro ujyanye iki ko amafaranga waje Kigali uje gushaka utarayabona koko nyemwe? Ariko si koko kuki Sakabaka yibagije ko yadusize mu buzima busharira nk'umuravumba koko? Umuntu aragenda ntanatekereza abo yasize. Ewe reka noye kumurenganya ubanza atakiriho. Ariko nyamwiza wabaye uti urongeye ugaruye inkuru zawe na Sakabaka? None se Sakabaka ko yabasize abareba se mbese twara akaba yarageze yagiye ntanabahamagare.
we wamwikuyemo ukanamwibagirwa ra ariko Sorina nawe ntukansaba ibidashoboka ubu ko kurumva kwibagirwa umugabo wansize tubyaranye rimwe ari ikintu cyoroshye kariye kurakata arewe yewe ariko wagiye ugabanya imiteto sha ubu se wanjye ko namwibagiwe si ndi umuntu wambaye umubiri mata gusa njye n'ubu ndacyahamya ko sakaba kashobora kuba atakiriho pe kuko sinumva ukuntu yaba ahumeka ngo bataranampamagara basi ngo anyoherereze na 5 kandi azi ko yansize mu buzima busharira kurusha umuravumba rero burya abagabo urabitiranya ubu se ko wasanga sakaba kayidamarariye mu buzima buryohereye oya ararana n'inda yakazihonga yakorera wowe n'umwana mwabyaranye muri mu kwicira isazi mu jisho muri iki Kigali oya ibyo bintu sakaba kandi yabinkora n'ukuri ukurikije ubukene yasize dufite ntabwo abakiriho rwose ngo batari yampamagara yewe umva wabura cyatata muko ubu se wanjye ko yahengereye ndi mu bitaro nararembye agafatanya n'agatindi k'agakobwa kadukoreraga mu rugo bagahambira bagahambira iby'ingenzi bakagenda ni ukuvuga ko yaribagiwe ko ndi umugore we kuri yawe ibyo yagukoze si iby'umuntu nyamuntu n'ubunyamaswa umuntu koko yamukira indembe akayiharika umukozi wo mu rugo kutavuga ko yasize abana bacu mu nzu ya bonyine iyo abaturanyi batabitaho ngo batunge sinari kuzava mu bitaro ngasanga barapfiriye mu nzu ibaze ni ukuri umuntu utaranagiriye impuhwe abana yabyaye cyakora abagabo baragwira nasaka wawe rero ushobora gusanga arimo kwirira isi n'abandi bagore yirengagije ubuzima yabasizemo ayiwe ikigo kimenyerera ubu se ndimo kurya nyirankabari muri iyi Kigali umugabo wanjye atarimo kuryoshya n'ako karaya mu mahanga cyakora uw'abandi nubwo ntazi yari nkaba ntazi n'ibyo arimo ariko uko byagenda kose sakabaka ntashobora kunsimbuza undi mugore kuko yarankundaga kuva na kera ahubwo wasanga yaragiye nko mu mahanga akaba akirimo guhondagurwa n'ubuzima ashakisha imibereho nyabo ariko reka nkubaza akabazo gatonye mwi ko numva sakabaka mufitiye icyizere gihambaye nk'ubu ugiye kumva ngo yibanira n'undi mugore wakoze oya we umeze ute buriza bwanjye nizere ko stress z'ubukwe zitarimo kukubuza kwiyitaho ibyo uko ndabona ari serene ndakurahiye uko hari igihe bwira ntabonye n'umwanya wo kurya kurya hamwe na secret ya tutazakora ukorana n'utikanze y'ubukwe ikazanga kugukwira byase nk'uko mba mbyanze sheri ko ahubwo komera muri rwinshi nkisanga bunyiranye ntariye tekesa n'ukuri erega umenye ko ibyo nirukankamo byose mba mbivanga n'akazi kanjye ka buri munsi ko gucuruza kenkari none se kutahagarika akazi nyine ngo ujye mu by'ubukwe gusa nakundi nanone ko bwazarangira abakiriya bagucitseho ugasanga kenkabiri yacu irahombye hangana nyine nta kundi gusa kubw'amahirwe ibikoresho ndabigerereye nibyo ubu namaze kugura amashuka za kuvureri varize naguze n'andi marido mashyashya dore aya ngaya nsanga nkwarashaje wumva se ubu ejo nsigaje kujya kugura ibyombo nkakodesha imyenda nzambara ubundi nkakodesha niyo abantu bazamerekeza hanyuma ubwo iby'ibanze nkaba ndabirangiza umva rwose ibyo ku ruhande rwawe bigerereye ndabirangije urabigerereye rwose ibyumweru bingahe bisigaye tugakora ubukwe bizashira ibintu byose biri ku murongo cyane ahubwo umunsi w'ubukwe uratinze rwose wowe ibyawe ubigeze kugira ngo se njyewe sinamaze kwegeranya ibikenewe iby'ingenzi rwose ubu ngubu ndabifite ariko sheri ntari nzi ko uri umubeshyi we guteze kandi ngo wambeshyaga ngo nta mafaranga ufite none urambwiye ngo ibikoresho byose wamaze kubyishyura no kubyegeranya ni ukuri wanyumvise nabi rwose buriya kubyegeranya navugaga si ukubigura icyo navugaga ni uko nyine namaze kwandika lisite y'ibisabwa nkaba nayikuzaniye nyine ngo nkwereke amafaranga dusabwa kuyitangaho reka sheri nanyigize ngo wabiguze none ni lisite gusa reka nta rwose ntukansinyagurire oya nanone sinakubwiye ko urya munsi imana yakunyeretse ariko nayo naje gutangira akazi
urabyibagiwe koko wenda byibuka sheri ukoze uretse rwose ko nasanze wishakira ubukwe ngasanga waranabwiteguye cyane abandi rwose ngewe byari gufata imyaka nk'itanu nkabanza nkabwitegura neza ubwo ko myaka 5 ubwo si imyaka yose namaze ntegereje umugabo urumva nari kumubona narangiza nkamara imyaka 5 yose 5 tutarabana ngo urimo gushaka amafaranga erega buriya imana nyine imana dusenga ijoro n'amanywa yari yabibonye kera nyine guhimigisha izagufasha gutegura ubukwe bwo ku mpande zombi amen naho ubundi rero ubundi rwa rupapuro ubundi reka mvanze nanabikwerekeye niko Melissa ndebe reba hano urumva nawe urebe niba hari ibyo nibagiwe ubundi uyungane dore ni mwebwe muzi ibikenerwa mu rugo rega no mu soma neza rwose urebe ndabonamo intebe zo muri salo tegereze neza urebe igitanda akabati garderobe radiyo televiziyo none se sheri ku bikoresho wanditse igitanda ukibagirwa matera tuzakiraraho matera ariko rwose sheri dore wanibagiwe ko mu cyumba cy'abashyitsi hagomba kugira igitanda na matera ariko uzi ko ari byo sheri yewe nabyibagiwe neza rero niyo mpamvu nakuze ni irisiti nyine ngo unyunganire mereze ikaramu hariya iyo karamu iri aho kera rwose dore ngiye reka igitanda ubwo ndongeraho nshyiraho 2 ubwo ni 2 birebe neza bitera nazo ni 2 ubwo ngubwo wabibonye akira nabyo ngeyeho sheri kujya uretse kumiyori nsubije se oya hanze urebe nyine imbere n'inyuma hose nyine urebe neza nyuma hari ibyanditseho reba nyuma urebe nyine ku bikoresho nkenerwa by'umusore mu birori wasanga hari ibyo nibagiwe buriya nabibonye ko hari ibindi reka nabyo mbisome umugore wasanga ari ibyo bibagiwe reba neza nyine binyuzemo amaso rebe ndabona bashyizeho amafaranga yo kugura kado fanta kwakira abantu sabisho imodoka kugura impeta champagne keke ndabona byo wabyitayeho rwose nta kibazo biruzuye rwose kandi usanze bishobora gusanga ari icyo nibagiwe ugasanga rwose watujijemo ijisho ndumva noneho reba naho hasi nyine ku myambaro undebere niba ntabyo nibagiwe tunazagera igihe cyo kwambara nkasanga naribagiwe nkanahasebera ndabona nizo nyambaro uzajyana gusaba ntarabiguze rwose ukajyana niyo bazaguherekeza kositime 2 inkweto 2 n'amasogisi yazo amashati 2 karuvati 2 twenda tw'imbere 2 kwiyogoshesha se wabibaze mu bikoresho by'ubukasheri farada nawe ni ukuri neze nabibariyemo nyine ngo numa yo ku bikoresho nayo nyine uyashyireho reka hata umunsi w'ubukwe utazasanga kofi yanjye ihagaze nabi nkaba yo kwiyogoshesha nyine nkazagusebya none se sheri icyo nabigiriye rwose ngo ukansebya ngo ikofi yawe irimo ubusa nyine ubwo se ushatse kumbwira ko nayo y'imyenda ari njye uzayaguha njye uzayaguhara none se ko mbona bigutunguye birantunguye pe none wowe wumvaga nzayakura hehe mugore mwiza mbwira koko hari aho nagwishe kuva ku munsi wa mbere sinakubwije ukuri kuretse urukundo ruhuje n'isezerano ry'Imana nta faranga n'iri n'urukundo mfite koko sheri ndabyumva urakennye ariko se ko nshimye ibindi byose nzabyibaza ukaba nta nkwano uzatanga ubu koko ni ngombwa kugurira buri kantu kose amasogisi nka kogoshesha n'ikariso koko kuko wowe ntiwashyizemo no gukabya sheri n'ikariso nane se nanjye reka nkubaze rero kandi nawe unsubize ndakumva aho kugira ngo ubukwe buzicwe n'iyo kariso cyangwa amasogisi cyangwa
ayo magana ngahe nako ni 1,000 cyo kwiyogoshesha kandi n'ubundi waratanze amamiliyoni ngo uzagende neza ibyiza sinabyandika byose ukayampera rimwe ukandika n'ikariso nkabyandika no kwiyogoshesha ariko duje ndakumva nako sheri ntekereza ugiye kubona ukabona nje mu bukwe n'urusatsi kubera ko nabuze 1,000 cyo kwiyogoshesha wowe ntibyagutera isoni ntibyagutera isoni gaburiye wibuke kwinanga uretse sambura buriya naye ni inshuti mpafite rwose izanura n'1,000 maye urumva ariko si ubundi wa mugani ko warambwiye ko ugiye kugerageza gushaka abazaguherekeza ubundi warababonye mbere yuko tugeraho ibyaho kuri site wabonye bihagije birahagije ewe si uguhaza gusa ndabona nyine harimo n'ibindi hanyuma rero ibyo ngibyo by'abazamperekeza icyo nacyo kiri mu byo twagombaga kwigaho kuko rwose buriya nakubeshye uretse samvura n'undi mufundo umwe w'urutoki dukorana nta wundi muntu ufite uzamperekeza pe ngaho nyumvire ubu se noneho icyo ndagikemurane kuko nanjye dushime numva ngowe ko uribaza uko ugikemura koko nyine si ubu ndabigenzana nyine uko washatse abakobwa bazaguherekeza ugashaka ababyeyi n'abakecuru bazakugaragira ukararika abasaza bazavuga ijambo ubwo nyine nanjye ngomba kubingiramo ugashaka nabo ku ruhande rwanjye dushime ndagomba wumva ko bavuga ubu se nzagenda mbwira nk'umusaza ngo umuze ngo uzaze unsabe ubwo nzagenda mbwira umusaza ngo uzaze unsabire umugabo wanjye ndumva ibyo binteye isoni pe uzihangane uzabyikorere pe rero koko wowe urumva icyo atari ikigeragezo kuko waba ugiye kunshyiraho none njye nabashaka koko hehe bebe sheri wanjye rwose nyine utabanshakira yewe kagoma saza nisabire umugeni hanyuma nyine samvura n'uwo mufundi wundi nakubwiraga tuziranye bazanyambarire hanyuma ubwo ibyo bagore n'abakecuru byo sinana ngombwa icyakora ndumiwe koko ariko sheri uretse nawe kwijijisha kuva wabaho muri uru Rwanda wabonye aho umuhango wo gusaba no guka umusore yisabira umugeni uretse gushaka kotsa itike yawe no kunduhiriza ubusa urumva kujya i Kigali bizahindura iki ko n'ubundi bitazagarura saka bakatwabuze ariko ibyo mbwira ni ibiki wa mwana we umva ni iki numva kujya i Kigali bitagarura umwana wanjye yibuze bizamfasha kwibonanira na Nyamwiza mpangane nawe imbona nkubone hanyuma se guhangana n'umukazana wawe bizakumarira iki uretse kwiha amenyo y'abashyitsi bo muri Kigali ibyo gusekwa ntacyo bimbwiye disi we ariko rero nawe njyewe ndashaka kujya kwihanganira na Nyamwiza turebana uretse ibyo kuvuga kuri za telefoni zanyu tuvuganiraho akantera umujinya nkabura nuko namusingira ngo mutura agahinda k'umwana wanjye yaburishije ariko wakireka amahane uretse gukabya gute urumva Nyamwiza ari we waburishije sakabaka koko niba ataramugurishije ari hehe ubu tugiye wamunyereka umwana wanjye araharuza aho ari kutansubiza yamutera mwako ntiyamurigishije yo karigita mu isayo rikamumira bungura akajya aho data yagiye kiwe ariko uzi ko wakumva uvuga ngo umwana wawe baramuburishije inzu yagira ngo ni umwana w'igitambambuga utazi icyatsi n'uru ubuze baramufashe baragenda barajugunya arabura umwana w'amezi angahe ariko se nyine kuki utibaza ako kantu umuntu w'umugabo abura ate nyine abura ate ko peraje yamvuga mukavuga ngo nayanjye niba uwo mugore nyakugora mu mutima atari we wamuburishije urumva nyine yaba ari hehe handi kumuburisha nyine ngewe uvuga ntabwo ndimo kubyumva neza umuntu w'umugabo w'imyaka 40 kandi ushyigikiye Nyirashano Nyiramwiza wamuburishije yewe ariko se uruhara umushinja n'uruhu uretse ko nawe ufatira ibintu hejuru ariko hejuru mbifatiye ni hehe ko n'uwahera mu mizi y'ikibazo yasanga nyirabayazana wa byose ari Nyirashano Nyamwiza uramuzira uko ni ukumuzira ntaki ubundi bajya kwangara iyo za Kigali se wabiteye umunsi atwika iduka ry'umwana wanjye ntubizi byo gutwika iduka byo Nyamwiza ubwemera ko ari wowe watumye ari ariko ibyo kubura ko umuhungu wawe byo ntabwo ukwiye kubimushinja pe
none se ko nawe urinjije ukurikira izindi niko tuvuga ko Nyamwiza atari wowe ubishiriza akabaka kandi ari we nyirabayazana w'ibibazo byatumye umwana wanjye ajya kwangara iyo za Kigali none reka nanjye kubaza mbazo none se abagiye Kigali bose baburirwa irengero none se kuki abandi bajya Kigali bakagaruka inaha barakize bitwaye mu modoka zabo umwana wanjye akaba yarayigezemo akayiburiramwe amahoro akarinduka atorongera akajya kwiyahuzwa n'agahinda ibyo bintu wabinsobanurira ute nubwo yaba yarakennye se igisubizo cyari kuba kwiyahura niba yaraniyahuye nubwo ntabizi nabyo ahubwo se nubwo yaba yaraniyahuye ibyo Nyamwiza niyo warabimutegetse uriya n'umwana urankunda sinoga ye yewe Pelaji y'umwana w'abazigaba sinzatuza ntiyoreye kuri Nyamwiza ngomba kugenda nkihanganira nawe nibura muhondi iki kibando mu gahanga akacyumvira mu ryinyo rya muzitsa ayo mahane yawe rero ni nayo azatuma ntakujyana aho Nyamwiza yibereye ayaye kumuremura umuguma ari njye wakujyanye ugasanga baradufunganye nzira amaherere ngo iki urumva wamure mu ruguma bakakurikira aho bafunga ngo ntuzajya ngo nahangaho wirwa wihisiringa ubundi wowe kuki ushyigikiye ririya shyano ngo ni Nyamwaku Nyamwiza ni iki gituma umukingira ikibaba hejuru yo kuburisha impanga yawe nta soni ngo ntuzajyana i Kigali ntaho nzakujyana ese ubwo urumva nakujyana mu rugo rw'umuntu nzi neza ko ugiye kumugabaho igitero cyo kumumena agahanga koko umva mbere ukuri naho nakujyana ndakurahiye wagira ngo uzankomeretse mahagaze bamfungira ubufatanyacyaha maze ngiye gusazira muri gereza nta n'umugore ndashaka basi ngo ajya ngiye mureba uzamushake cyangwa umureke ubundi si wo kuza gutera umwaka nk'uko Nyamwiza yawuteye sakabaka akaba aguye ku gasi niyo mpamvu ninamuzana sinzatura hafi yawe umva mbere ntabwo wabimushyiraho kabiri ngo abure kuhava nawe nk'uko ndi yaguhunze nzamureke harya inzu yanjye ndimo kuyubaka nyigeze kure ndasigara ngo ndebe ko nayuzuza nkashaka umugore nawe ngo nzamureke ahubwo amafaranga yaciranye ndabona agiye kugurisha kakabanza nari naranze kugurisha ndebe ko nayuzuza ibyo birakureba nushaka uzagurishe n'amakabutura yawe icyo ngusabye ni ukunjyana i Kigali nkibonanira na Nyamwiza mama kamubwire ndakumva rwose njyewe Kagoma ubwije ukuri kw'ibyo kukujyana i Kigali nushaka ubyibagirwe kuko ntabyo nzakora ariko uzarurere wa mutimbwe wowe ngo mutimbwe yabyawe nawe ntugira ngo uri kuzameka ku mugongo wawe ndashaje ariko sindahumasha aho bategera imodoka simpayobewe nzijyana okay nzira n'umuhanda neza ko nshimye uzatega kugeza i Kigali nuhagera uzamenya Nyamwiza atuye he aho atuye hose haramaze ningera Nyabugogo sinzabura uhanyobora ndumva unahazi Nyabugogo ma sinumva bavuga se ngo niho zihagarara urumva ukuntu wigize ka mugunguzi ngo ntushaka kunyobora nkaho ari wowe uzi Kigali wenyine mu isi hato uraseka se seka ureganirira nawe wajya kurangisha i Kigali umuntu nawe utazi yatuye ukaba udashaka ko baguha urwamenyo mukecuru nzahamenya ye ukagenda ngo mundangiraho nk'akaba nibyo uzagenda uvuga aho nugera ngo Kigali ni nk'iki cyaro cyacu usanga umuntu azi ahantu hatuye umurenge wose ariko areka nkubaza ndakumva ntabwo ari ukukubaza reka nkubwire dore nkugire inama hakiri kare uzi ko Kigali umuntu amara imyaka 3 akayimara atuye ahantu atazi izina ry'uwo baturanye nuko batabishaka twebwe utuye kuri uyu musozi n'utuye n'inyuma yawo turamuzi i Kigali mumara imyaka 3 muturanye utazi izina ryo utazi naho hakora none wewe ngo uzajya Nyabugogo kurangisha umuntu utuye za Karuruma nzahamenya ye none ko muze ndapyanze wanjye sinzi baragarukara n'abafundi bose n'abayede bose basigaye mu kigo uyu muhungu nanjye ndumva ntarimo gusobanukirwa impamvu yatinze regeza aha rwose ubu wasanga yamaze kurya agaca ku kabari ka hepfo dore ko akunda agacupa kundusha ntaruswa iki muze se ntumwibeshye wora cyangwa ntibamenye uwo nje gushaka Sakabaka se oya da wanjye yitwa Kagoma Sakabaka rwose ndumva wari ubavanze harya nari mvuze Sakabaka ndibutse nako ni Kagoma
nkubaze sheri wanjye kajya ambwira ko ari we muntu wenyine azi muri iyi Rusizi gute wakwitiranya izina rye oya si ukumwitiranya ndabizi ko yitwa Kagoma nuko nyine hano ku ishansiye nyine twamuhaye akazina k'agatazirano ka Sakabaka kuko nyine byose ari ibisiga nese tutitaye kuri aya mazina mu mwita hano uvuze ngo sheri wanjye akunda icupa warigeze umubona nk'inzoga inzoga se Kagoma yakoze inzoga mu kanwa ko kuko nawe umuzi reka ibyo ntibibaho rwose buriya ni umurokore wo mu butayu byahamye burya icupa navugaga ni irya mitobe yanyu nyine abarokore mwarindagiriyemo da yewe nari ntangaye da ibaze rero nshatse umugabo w'inzoga nyagasani oya nibibi rwose ubwo twazarana mu mubiri yayinyoye nkahumeka iyo myuka yayo cyaba ari ikibazo yewe ndabona ahubwo nahageze da ndabona uriya ari uyu ndabona rwose agenda nk'umuraba niko Sambra niko wa musaza we nakubwiye iki nakubwiye iki twavuga iki wa musaza njyewe niko sheri icyo gisaza cy'ikinyamagambo muravuga ni ariko se sheri wowe urazana no kudusuhuza ahubwo kaza usomye nakoze uhirwe utaba wicukuriye imvuga kora kimwe mu byo arakubwiye wonyumve neza ngahanga gato nkakarindwi wambona ngahanga gato rwose nkakarindwi imijugujugu ahubwo wakagize kanini mbura nta kintu na kimwe nakoze ibyo wambujije rwose nuko mbona uzanye umujinya w'utaraza uravuze sawa noneho narigize ngo warenze umupaka wari kumbona rwose Anthony sheri ngaho mpobera se mukunzi mwiza wiriwe ariko yambi ntureba se di sheri dusubire inyuma kuki ujya urakara bigeze aha koko ndeka rwose umva sinzi ko umuntu arakara ari inzobe agahinduka igikara ndebe rwabaye aho mara rwose wese nzakurakarira umugore mwiza ariko nyine ikizashaka kukwataka cyose kirakarira umujinya ukubye karindwi w'umbonanye da urumva kirakarira rwose reka ngomba kukurinda ikibi cyose cyakwitabika cyose sheri umubaze niba atari ibanga yamataza umushiha uyu muhori uriya se buriya rero namuhaye gasopo ko atemerewe kukwitwaraho uko abonye yitwaje ko ari inshuti yanjye gasopo rwose narayimuhaye ntagomba kukwihobereshwa ngo akugundire cyangwa se ngo agusome bimwe byadutse by'ibisaza by'ubuyobozi byo muri iyi minsi iyo rero niyo mipaka namubazaga niba yarenze ese nibyo rwose nta kintu buriya ko umupfuye ugenda kumuniga utamubonye abikora ubu ko kuramutse umubonye yabikoze ntiwamuhize umukara reka nkubwire kuko gufu ibyo tubiziranyeho ko umunsi yabikoze nzamuta kwa kajwiga da no kumuniga nkamuheza umwuka neza herega uruwanjye bwite ntabwo umugabo ugomba kukwikurura nibyo da buriya turabizi uri nka ya nkongoro ya dede imwe nyine inyobwaho na dede wenyine umurandu wawe ntawe nzajya rwose ntiwumva se ahubwo sheri tutanakomeza gutinda indangamuntu yawe nyijyane ku rusengero barantegereje irangamuntu ngiye kujyayo ngo batwandikire ubukwe mu bitabo by'itorero tuzabone uko badusezeranya imbere y'Imana ubundi hariya niyo wari uje kureba yime rwose ubundi yanjye ko ntayumvara ntayibonye ngaho noneho akira rwose niguhe dore ngiye ngaho rero reka ngende dore nari maze umwanya munini nkurindiriye kandi amasaha bampaye yarenze amasaha arimo aragenda byo ngo turabona nimugoroba nyigusubize mubwire nuko gahunda yo kwiyandikisha uko yagiye ngaho rero bizu bayi mukunzi wanjye sibyo bayi kandi buriya ndagukunda kandi agenda agukunda rwose niwumva se urugendo rwiza sheri
bagira abantu ubu ntamvumiye ko nawe yisogara utuntu natwo nari murya tubafashije rwose uzeri kumvumbura akagenda atabibwiye ubundi ndagize yamenye impumuro y'umuntu wanyweye agacupa kamwe k'inzoga yewe usigaye wivugisha fiyanse wagusigiye irihe buriza urimo gushakira formire dute kandi nawe horizo naryo da Anika nkubwire mzee nizere ko dushime nta jambo wamubwiye kuri gahunda mufite zo kubiyaza urufite rutunguza reka agenda iminyagara rwose nizere ko isosi yanjye utayimennye minshi rwose kuko twaba bado babiri kose ntabwo wagira ntabyo navuze ahubwo banza ari ubyivugiye ubwawe kanicyo wamusaza ubonye wikararanga kuriya uribwira ko atagiye yibaza igitumye utubona ntugashye ubwoba yewe anyete namaze kuyica kare ariko ngewe urankinisha ubu tuvugana nishima ziko ngewe nawe twafaga ko nacyaka kuba warenze ku mabwiriza y'akazi nayasize nguhaye ngo ngewe ese nyine ukikari ibyo uguha amabwiriza y'ibyo ukora wowe tumuha amabwiriza y'akazi kandi wansakafu mwumvire kandi ngubu nzakomeza guhisira ubutekamutwe bwawe kugeza ryari mbwira se nyine amuze amabwiriza utangiye kwita se umva icyo ugomba kumenya nuko numena ibanga ryanjye nzakurigasura undi gasura icyo kimenye undi gasura se wacu ndakubwiye ngo nzakurigata ntawe uzamenya irengero igata se ndurume wumva wicara ubizi ubyumva ubyiteho kandi gasopo akunda abo bana ni kwasha wewe mutomo barumani urasira nawe ndibiri ibintu abatumiye burusheti baracyazotsa cyangwa babanje kujya kugura ihene babanza no kuyibaga ariko se wowe waretse zigacya tukaba tuniganirira urirukanswa n'iki wa mugabo akajya se nkunda umuntu mbeshya rwose ubwo teka reka kuvuga kwambwiye iminota 20 ziraba zihiye undi tukadutegereje isaha yose bataraziza yewe ariko ntuzi ko abanyarwanda bavuga ngo inkono ihira igihe ntihira ikibatsi cyakora icyo mbakundira rero yasorina nuko bazi kotsa amva nubwo batinda rwose iyo bazikuzaniye uraziryaho kuzihaga ahubwo zikakongerera umururumba kubera ukuntu ziba zokeje neza pe uzi ko wagira ngo n'ikirayi cyangwa bagira ukuntu bacyotsa ukagira ngo nacyo cyahindutse inyama ni wubatse nyine iryo banga bihariye rero wasanga rijyanye n'igihe bamara bokeje nibyo se wowe tuzi twinywere byeri byo kurya biraba biza umwana ugiye konsa cyangwa hari umugore ugiye gupfumbata mbese sha ntamukura ariko cyakizongereze ngo ni nyamwiza cyanteye we nyuma ibyo se sinari narabikubwiye ukanyirataho ngo uzi gutereta ngo nta mugore wakunanira nongera ubisubiyemo numve reka rero yasarina umva mubwire nabo nabonye umugore ukinnye wihagararaho pe umuvuna muheto hari igihe nasanga agiye kuburara maze nkamuha amafaranga mvuga ngo ndayamutegeraho reka ntamwataka yabona murembeje ati niba ari amafaranga yawe wishingikirije tuza nzayakwishyura ariko sinacumura uranyumvira yamwiza nakubwiye ko atandukanye n'abandi bagore wigeze umenyeka akaba kiriya kigore nubwo cyanyaze ni cyiza we umva icyangira umuntu gitera agahinda koko afite rero ukuntu anyonga biriya bitaye bye maze wareba iriya nzobeye maze yanerekeraga biriya byiso bireba n'ubunebwe we umva urukundo rwuzuye amapantaro neza umva ubushagarira mu mubiri wose intungamubiri mbese nkumva mbuzaho nkwirwa reka va muri ibyo twiganirira ibyaciye urumva uburyo nyamwiza aba yagutwaye uruhu n'uruhande kandi uri kumwe na sorina ubu njyewe nta kintu na kimwe wavugaho ku buri kiganiro cyose wagihindura nyamwiza umva rero wa muntu we rwose mubwire nyamwiza nawe yagutera urondogoro kandi uri umugore mugenzi we ariko usuka ejo namurose maze nakanguka nkamubura simenya aho amarira aturutse arebe ubwo se koko wararize nyakurira naramurose turyamanye jugujugu z'urukundo maze ngo njye gukanguka nsanga ndyamye njyenyine nibutse ukuntu maze iminsi mwiruka inyuma nkamuhunga n'amafaranga akaba yaranteye iw'inyuma nararize amarira aratemba nihanaguza amashuka aratoha ariko se ubundi urinda kurizwa n'abatagushaka waje ugasanga twe tugushaka tukaguha urukundo icyuya kikakurenga ubundi ubu ngewe ubona ibyo waburiye kwa nyamwiza uje ntabiro reka amarangamutima n'ikinyabiziga ntakumirwa n'abasore
agiye ashaka rwose yo kanyago yangiye anyurugiye kwa Nyamwiza no kwaneye umugongo yo kabyara Sawe wagerageza wikure Nyamwiza unyikirema ariko rero ko nakuryohereza ubuzima urumva gusangira nanjye bitakunyuze kandi nanjye nakukunda ubu ntanya nkakuraza ni warushaho kuryoherwa n'ubuzima nkubwire ko mwikuramo byo rwose sinabigerageza ko nivyankundira ahubwo kubera ko usigaye umucumbikiye wenda ashaka gusaba ubufasha bwatuma umungezaho ubufasha bwese bwamukugezaho kandi ubizi neza ko yakwanze ukaba mwaranashwanye ubufasha ngusaba ntibugoye yewe nyemerera gusa niba uzi ko ubwo bufasha mufite ububasha ukabuzamo kashi zifatika se nabuzwe n'iki kugufasha kugera ku cyo ushaka amafaranga se cyabuze kubaza kindi urabizi ndabizi wenda ashaka ko dupanga ukagenda ukagura izi zifungurwa n'amazi urumva ubundi nkaguha akantu uzavangamo maze ukayimera Nyamwiza toka dayimoni sakindi we nzi ko uri umugome gute he urashaka ko nica umuntu umuziza ko yakwanze koko rwose ndikubwiye kuzamwica none se niba udashaka kumwica ibyo ubweza avanga muri iyo ji n'ibiki kandi bigamije iki tuza wumve uwo muti uzashyira muri izi za Nyamwiza ntabwo ari ukumwica ahubwo ni ukumusinziriza ubundi maze ukamara ugari nkamwinezeza kuko nshaka yego nyagasani ubwo si ibyo bintu atureze ntitwabihanirwa koko se cyose gature gatagaza kindi numva utari kuza ahubwo nakamuka agasanga turyamanye azahita abona ko nta yandi mahitamo akanyiyegurira umuntu wakwanze nta kibazo mufitanye azakwiyegurira wamwinejeje watabyemeye ku bushake bwe akivyo ni ibiki cyangwa ahubwo azakurega gufungije ko wamusambanyije ku gato ntacagaha Nyamwiza akangutse agasanga namaze kwihereza ibyo yanyuma wenda yahita ndakarira ariko ntiyandeka nawe arankunda nuko yanze guhemukira cya gicucu ngo nisaka bakayokarindagira none se nyine nakamwe ugasanga wamuhemuje ntazakureka cyagariwe nande kuzabera umuhamya uvuge ko yari yabyemeye ndetse ko tunasangwe turyamana ubwo buhamya mbutanze bwamutsinda kuko mutsinda nyine ahubwo nkongeraho ko mwaryamanye yabanje kunsaba uburenganzira kuko haha rugari mu nzu yawe nyine umuryamane none akaba ashaka kukwihinduka kuko yagusabye amafaranga udafite akagukangisha kukureka arashaka kunkura nyine niko twabivuga none ariko rero abantu utarajya Nyabugogo gucuruza imbuto warahoze uri umwavoka gusa urumva ko niyamvamo neza niyumvamo ubwira n'ikindi kimenyetso se ntoroshyera buriya wari uzi ko wa mukecuru wamwirukanye muri ya nzu wamujyanye nk'umubeshya ko ari iyawe azi ko Nyamwiza ari umugore wawe bari muca abana rero urumva ko nawe wamuhamagaye yaza agashimangira ko Nyamwiza ari umugore wanjye kandi ko twabanaga mu nzu ye menyetso urumva ntabigwije se cyane rwose igisigaye ni ukumbwira akayabo k'inota zitubutse ugiye kumva ubundi nkinjira muri iki kira amafaranga yamezeho n'inkinda ku mutinda urumva amafaranga ndebwo wembwira yo ushaka gusa numve niba utarimo no kunyifuzamo ubundi twumvikane twanjye mbose nyirizina gusa twumvikane yose umenye ko ntayaguhera rimwe cyangwa nguhaye avance andi nzayaguha byaciyemo ariko urampa menshi ariko amafaranga arahari ariko ibyo ni ibiki we kwasa kindi jewe ntabwo urimo kunyumva alo ndakumva mbwira nta kibazo yego ko mada kumva numva usigaye mvugisha warasese mutwe ubundi nagutwaye iki gituma wumva ijwi ryanjye isesemi kabiri rushi njyewe rwose sinjya menya kwatsa umuriro ntunditse amazi ngaho wowe zerimene nkubwije ukuri ko ibyirimo byanteye umujinya birenga umujinya bintera isesemi birenga isesemi bintera ikindi kintu ku mutima ntaramenye ko nakira ariko se nagutwaye iki muvandi ko nta kibi nagukoreye ahubwo ndimo gutegura ko ari wowe wahisemo kubwikuramo ikibazo mfiteho ni iki ngo ikibazo ngufiteho ni iki hejuru y'uko urimo kwishora muri gahunda z'uko budasobanutse niko wirirwa ujugunyanga amafaranga hejuru ya nyarugana ngo ni umusore utajya no gukora wumve Germain ntunukire umugabo ndakwiyamye rwose uzaca ahandi utanyuze ku mugabo wanjye disi we ndakwiyamye ndakwiyamye ataba umugabo se ubwo rero warahiye waratombotse nawe ngo ugiye kurongorwa narongorwa ariko ariko mukongira ngo nawe uri mu bantu bari baranteze iminsi ko nazarongorwa aho kurongorwa
kurongorwa n'iriya nshamba byuma wagumira bikagira inzira niko umugabo utagira n'igihumbi kuko buranda uratangiye gukurongora atandongora ariko ubona wiruka inyuma y'umuntu utaragukoye nanjye ngo kugukwa ubwo uratangiye impeta yo kukwambika ariko se niba umuntu ari umukene bimuza kuba umugabora twebwe se dufite yose twayavanye mu nda z'abatubyaye akantu k'akanyeshya ariko harya ngo uzamugura n'imyenda y'uko ubanza kumwogoshesha ngo akunda kurongore mukore kandi sha ugira ishyari icyakora akabi gaseko nk'akeza niko se muko uvuga ko ugiye kurongorwa cyangwa ugiye kwirongora ese Germain umva nkubaza kuba narakubwiye amabanga yanjye na fiance wanjye ubwo wari ukwiye kubyuriraho ukankwena aho kunkwerera nka mukuru wawe urimo kubazwa imyiteguro y'ubukwe kuri gahunda z'impande zombi ku mugabo ninjye bari kubaza ku ruhande rwanjye ninjye biri kubazwa ubwo ko kuko niko kuntwerera ibyo bitwenge niko kuntwerera ra yewe Germain no gutwara amafaranga yo kujugunya mu kanwa kiriya sahusahuzi niba nacyo mpamagariye kuko telefone yari kwimarira umuro n'amafaranga kuko n'igiceri kigutwerera urabyumva neza nzirinda kubutana zaranywera fanta ntabwo atwerereye aha yewe ngisi yarashaje koko sinarinzi ko abisi bandwanya ngo nawe twonse ibere rimwe dusangiye amaraso unyihakane nk'utanze Germain ntabwo narinzi ko ibyo bintu wabikora dushi sinkihakanye uri mwene mama nakagombye kubaho data na mama batari ariko sinagushyigikira mu bukwe bw'umuntu waje konkobotse nk'agace kagiye kunuka umushwi w'inkoko umuntu utavuga kumwe n'Imana ariko umuntu utagira n'igihugu mu mufuka ubwo sinabankujije iki nabona urindagira nkabigufashamo njyewe Germain undusha imyaka ariko nagutanze ku nshinga nz'ibyingo mwana nuko ye niba uzi ibyingo se kuki warushinze rukaguhira imanota mazeyo kabirira ntundagire mukuru ntutondagire iki se ko mwanga bababwira kwanza turi icyo washakiraga ntaragukupa umva nkubwire Germain nashakaga kugusaba intwererano none ndumva udashaka kuyima yijyane ariko ndashaka kunyishyura yayandi nakugurije ujya kugura iyo nzu ugaramyemo ukaba urimo kuyinukiramo wibagiwe ko iyo nta kuguriza utari kuyigondera none turashaka kuyisohoramo muko sinyigusohoyemo nyishyura miliyoni zanjye 5 ndazikeneye bitarenze ejo rwose uzaba wayashyize kuri konti yanjye umva rero nkubwije ukuri mwana wa mama urabizi ko aka kanya nta hantu nakura miliyoni 5 zishake ndazikeneye nabona miliyoni 1 urimo kunyumva ariko kuko nzi ko ugiye kuyapfusha ubusa ngura yategura ubukwe butampaye agaciro none ntabwo naguha wiki umva Germain ngo nayuma uravuze ngo nayuma urayanyima se nayawe nayawe ra umva nkubwire utantera umujinya nzu ejo nkazaza nkayiteza cyamunara ukanyishyura ku nabi urumva nyishyura neza urise twasibiki unterere cyamunara ntandi niko ese ubundi uribuka ko we yambaye n'amasezerano dufitanye maze unyumvire wari uzi ko nshatse nanakwihakana ukazaririmba urwo ubonye mwana wa mama maze unyumvire urashaka ahantu heza ho kwiga kubona ubumenyi bufatika no kwiteza imbere gana Action College dutanga amasomo atandukanye harimo indimi icyongereza igifaransa igishinwa ikidage ndetse n'izindi dufite amasomo y'imyuga arimo mekanike ububarista gukora ibijyanye n'ubwiza culinary arts ndetse n'andi menshi icyiza kurushaho abiga muri iyi myuga bose tubafasha kubona internships na practicals kugira ngo babone uburambe bw'akazi ku gihe turabibutsa kandi ko muri Action College permis na provisoire ntawe utsindwa tegura ejo hazaza hawe uyu munsi. Action College, your success is our priority. wagezwa magana kayanza kibungo muze tugende mwinjire mu modoka turabazanira amatike wapfa kubazanira amagara bajya iwacu mu burasirazuba wenda ntiyatangira aho nyamwiza tugera yewe mwawe tugende niko yewe umva nkubaze mwana wa twagiye mwinjire mu modoka umva nkubaze we meze bite turatega izijya he byanyobeye mwana wa byanyobeye ugirwa amagana tugutware oya mwana wa mwinjire muzize niyo ngiyo wabo aho mvuyeyo nonaha ahubwo ndashaka kurangisha ngo unyobore wowe ukabyara we
ndashaka kukurangisha rwose nyobora urumva nyine nturutse iburasirazuba nje kureba umugore witwa Nyamwiza utuye inaha muri Kigali ariko nabuze undangira aho yaba atuye neza nabuze undangira rwose abantu bose nakomeje kubarangisha aho kundangira bakandeba niseseme bakigendera ubu ntiwaba umuzi koko ngo undangira aho atuye mwana wa none se mukecuru ndakumva Kigali gusura umuntu utazi aho atuye cyangwa uzi ko kuza gusura umuntu i Kigali upfa kuza gutuka mu karutambaro Gatindi Kagoma wari uzi aho atuye se ko yanze kunzana wa mwana we uragira ngo ngire ugira ngo kubyara nabi si ukugendesha yitwa Nyamwiza atuye inaha i Kigali aherutse kuburisha umwana wanjye babanaga ubwo narinje kubikurikirana ngo ndebe menye irengero ry'umwana wanjye irengero ry'umwana wawe yego sisita shyiramo ibyo bikapu tugende dore igihe twuzura buramo abantu babiri gusa winjira mu modoka tugende mukecuru niba uretse kongera mu mateka rero mbwira icyo ushaka ko ngufasha nta kindi nshaka kumfashe rega uretse kundangira uburyo nageraho Nyamwiza atuye mwana wa kunseka Nyamwiza i Kigali rwose kunseka mwana wa mukecuru w'umusambi haze ubundi mukecuru uzi karitsiye atuyemo ngo ngufashe mwereka aho bategera imodoka zijyayo ngo gake ngo karitiye harya ubwo ni iki shaka nyine ubwo nta gace Nyamwiza yaba atuye njya numva Kagoma avuga ngo iyo ujyayo ngo ugera hano Nyabugogo ngo ugatega ijya ahitwa muri za Karirima ukagera ahitwa mu Gasata nuko numva Kagoma avuga mwana we ntabwo ari Karirima ni Karuruma ariko wa mukecuru ariko winseka yawe abo mu cyaro koko ntumwereka ko utegera iyo modoka ugera Karuruma urabaririza aho uwo Nyamwiza yaba atuye n'urumuri akurangira yego mwana wa nuko mwana wa uwagenda yahura nawe rwose byarahengamye yewe Nyamwiza ako kamare tufashe urumva telefone y'imwe nagufashe uri umuntu ubikwambura hanyuma muri Nyabugogo bashinyitse amenyo ni ukuri urabona haje umuntu akabigukanza ukayobagura urukuta udafite na telefone uhamagaza uwo Nyamwiza umbwira ayibuye oya nibyo mwana wa enda ntwaza nagize amahirwe ntibabinyiba ntarakubona wowe ndabona uri uwo kwizerwa rwose umwirato w'abanyamugeni urakugeramo mwana wanjye wowe ndagufasha umfashe mwana wa mfasha rwose ahubwo wicara kuri iyi ntebe y'abagenzi urakoze reka nicare urebera imodoka zijyaho Karuruma yego mwana wa wowe hicare niba kuzahageza hicare ntagire umuntu wakuvana kandi wumve nta n'ikibazo ufite urumva ubwo se ninde wahamvana ntakubonye ariko turansiga untwariye marete na telefone ubwo se utagarutse nabibaza nde mwana wa ariko wa mukecuru ubanza uri n'itekamutwe gutese umuntu utuye mu kazi kanjye ndaje ugire neza nk'ubwo ugiye kujaja muri gahunda zawe none ngo ntunayize oya ndakwizeye mwana wa abakecuru b'iminsi baba bapfapfa ko ubundi wanakwera ugakomeza guhobagira muri Nyabugogo oya rwose umarete bwawe bakabugusikanuza reba uko utarira ukihanagura oya wensigaha oya rwose wintererana wibinsubiza bintwaze batabinyiba mwana wa unshakira imodoka nuyibona uzi untwari ndicara aha ntabwo ndahava rwose ubona ko wigiraga iki oya rwose ngaha kuri intebe ntuhava nahava njya hehe utaje hava ari uko ari njye uhagukuye ndakumva rwose ubwo buntu bw'umuturage wakuye mu cyaro ugahurudukana i Kigali ahangaha uri bahita gogose urumva ndakumva reka mwereke n'akandi kantu utaruzi dore aba bantu reba hano ndabareba ukeneye ibitero umva uriya n'umujura turamuzi twese uriya utwaye imodoka ayiwe atwaramo abakecuru b'injiji uriya nawe ashobora kuba ari umujura bose bariba mwana wa Imana iguha umugisha rujunjame ntabwo nongera kuvuga utaraza rwose umuhebyi niwe muntu muzima wenyine uri muri iyi Nyabugogo yego bambi ntabwo nshaka kuhagukura ntiwemerewe untegereza ndagutegereza kugeza igihe urazira rwose kamuzanira imodoka uyu mwana wanjye angana sakabaka arakabyara nanjye simpava pakaje ndahava ari uko aje dore uko kiriya kindeba dore
ikigoryi cy'ibijura gusa ntabwo mumbonye niboneye umwana wanjye njyewe nta kuntu wambeshya ko byose akindi yarayankoreye byose mutari mwabigambanye wa mugome we urabeshyera ubusa ariko mwese murabiryoza mwangegeramo abagome gusa niko sori nta soni ariko uguriye ibiki wa mugore we ndigira ibiki ubwo se urimo kwirakaza wiriza ngo bagira ngo rero so wamukingura mukingura se mukingura ibiki wa mugome we vuga ko wangambaniye mukampa uburozi nazo ubwo aribwo nkasinzira nk'umurambo kugira ngo sakinda nkoresha ibyo ashaka ureke kwigira umwese nyine uzi ko uri umugome babarira amata ndakwiyamye mbona ngasanga urimo worogera aha mu nzu se ibyo wowe na sakindi mwaremo njyewe ndabizi hanyuma se niba utaruhuje umugambi na sakindi kuki wabonye ari buze ukajya kurara ahandi hanyuma se wirengagije ko ejo nakubwiye ko ntazaba mpari nkakubwira ko ntari buze kurara hano ko mfite akagahunda narayemo umva ibyo warabimbwiye ibyo bihuriye wabimbwiye wiyererutsa wari uzi ko wagambanye na sakindi ngo arankoresha ibisambanye ntabishaka icyo nzi cyo ufatwa ku ngufu kwanjye ni wowe ufitemo uruhare 100%. ndakwiyamye madamu ndakwiyamye hagarika kunshinja ibinyoma bihari rese ubundi niba atari wowe wangambaniye urashaka kumbwira ko sakindi yakinguriwe nande hari imfunguzo zawagira ndabona kukubaza wowe waranye nawe ukabimbaza kandi uzi ko ntaraye hano emera uvuga ko mwari mwabyumvikanye urakubeshya ahubwo urwananiye gusibanganya ibimenyetso by'ibyaha mwaraye mukorera mu buriri bwanjye none utangiye kuyobya uburari ngo uranyumvira urabisobanurira urayobya uburari nyine icyo ubugambanyi bwawe urabuzira wa mugome we ariko ubu niba banabigukoreye utabishaka ibyagukoreye atari ubwa mbere ubikorewe iyo nduru yose ni iki ubwa mbere nyine wese uri fiyerije ni iki gituma ushaka kwiha rubanda wakumva induru yagira ngo agaseke kawe kari gapfundikiye niceceke noneho nceceka nyine ngo vuye aho umva unyumve neza agaseke kanjye gafite nyirakodisi we mubemerewe kugapfundura sakindi ntarimo uranyumva neza niba uri indaya ukaba wirirwa winyanyagiza mu bagabo bose ubonye ntabwo njyewe ndi wowe indaya ni wowe nyamwi none ukiri wanjye njyewe indaya uranyumva neza indaya ni wowe urimo kwemerera ko waranye n'umugabo mu buriri butari n'ubwawe urayiseneye ngaho uri kwiha gutera imbabazi se niba ukwitaye ibyo wigira byose umenye ko nindega sakindi nawe ntari bugusige mwebwe barega babafunge mwabagome babicanyi babi ariko wiyongoza ibisazi koko ubwo kandi wasanga ugiye kwiha rubanda ngo ugiye kurega ubusa kandi utazanatsinda ntabwo uzatsinda yewe ntatsinda biramama yewe ntatsinda se niki kizambuza gutsinda simfite ibimenyetso wankoze ibi biwe none ariko nzaba mbere mu bahamya bazahamya mu rukiko ko sakindi atagufashe uranyumvira nyine kuko ahubwo nzahamya ko usanzwe uri umugore we njyewe none kandi uretse nanjye rubanda rwose ruzi neza ko sakindi yari yarakujyanye mu nzu ku Kimisagara inzu yagukodeshereje ngo mubane yewe urabanaze kubana hehe njye nigeze mbana n'iriya njegera uraseka saseka iki naseka zereka nisekere akabi gasekwa nkakeza niko ubu saka kanya wibagiwe ko n'umuntu wari waragukodesheje inzu ye mukamwambura yaje kukwirukana avuga ko sakindi ari umugabo wa ibyo ntaho bihuriye sakindi yanyije iriya nzu ariko sinigeze mubera umugore habe n'umunota n'uyu n'umwe iyo mva umugore wese aba yaranze kunyishyura bakagomba kunyirukana mu nzu yanjye hanyuma mbeshya ko ari iyi ubu rero noneho wabaye umugore we jewe ndabaye umugore we none ahubwo tuza azakujyane mu nzu yawe akomeza kugira umugore izindi rwasere rushaka kuzana n'iz'ubusa n'ubundi bizarangira usebye kandi n'urubanza urutsindwe iryo ni iterabwoba ushaka kunshyiraho ngo ntabarega di ariko urabeshyera ubusa nzabarega mwabagambanyi mwe b'abaruzi ndakurega wongere ngo ndakurega wenda sakindi muzajyana muri gereza vana induru mu nzu wa kigore wataye mu buraya kikaba gishaka kwishyira ku karubanda induru nyabagariwe urumva igihe waherera uteye induru niba rero unkangisha ko uncumbikiye n'inzu yawe ndayivamo ariko sinarorera kuba ndayivamo rwose ahubwo hatinze kuzinga ibyamvagara byawe ngo utumuke nose ko hagiye data wagiye iwabo wa twese reka nzinge ngende ariko umenye ko feri ya mbere nyifungira mu nzego z'umutekano nk'abarega wowe na sakindi izi bimwe mwangegeraho
wavutse neza uko nashakaga urerwa neza uko nifuzaga rushimisha cyane abakuna uzira inenge ku giti cyanjye icyama uwo mwana ngo ambere umutima w'urugo rwanjye numva benshi bakushimira ko witonda nawe ubwiza bwawe ngo niwe irataha umenya abantu ngo ngira imana njye uzagushaka icyama uwo mwana ngo ambere umutima w'urugo rwanjye Oyo bize sinzi kuzi kuririmba neza gutyo kuko nari ntangiye gutwarwa n'agatotsi kubera ko karirimbo rahiro se ubwo njye sinari rwose gukunda uturirimbo ku buryo dushobora no kugusinziriza niko siko nkoze mu nganzo nkabona urimo kugenda ucika intege nk'inyana barimo kwangaza mfasha njye rero buriya uturimbo tw'urukundo turambasha ugira ngo turambasha cyane uri ushaka kunsinziriza watundirimbira nihasha n'iminota 10 narasinzira buriya rero uko tugiye kuganira ibintu byihutirwa ubundi mba nkoze mu nganzo nkagusinziriza urumva ariko nta kibazo niturangiza kuganira kuri gahunda z'ubukwe ndakora mu muhogo nako mu nganzo ubundi ngusinzirize kubikire mbone gutaha ndakwiyamye ntunsinzirize utaza kunyima umugono ukihakabyize mu murimo utari wabo wawe reka rwose wumvire umurima se n'ubundi kamaherezo ari njye uzawuhinga ubundi mfashe utunota duke nkaba ntangiye ikivi ariko se koko naba ntuka satani subya rwose ntuzaja buri nkono yawe rindira uzayarura ihiye mbabarira mura reka gutokesha ndiganiriraga da ahubwo rero niganiriraga buriya nanjye nubize ko ngewe buriya kagoma ushatse kumbatiza wagita kabati mwowe sibyo rata wagita kabati rwose ahubwo reka tugaruke ku ngingo y'ubukwe tutaza no kurengera wa mugani da niko bimeze sheri rwose njye amakuru mashya mfite ni uko namaze kukubonera abantu bazaguherekeza mu mihango y'ubukwe ntiwumva se ubu numva rwose nta guterura no gukura muri ubu buriri reka utangushe yewe niko aho ndakwemera rwose umukozi uzira intege none se mugore mwiza ya mafaranga yo kugura bya bindi byose nayo nakweretse wayabikuje ngo yamejo nzajya kubikurikirana urebye ni nacyo cy'ingenzi nashaka ko dupanga wowe nuguma amafaranga nta kintu ni ukuvuga ngo ndashaka ko ejo tuzajyana ku isoko tukagura biriya bintu byose tukavayo tubisoje ngo tukajyana he byose rwose wivugisha n'ibiki none se niba wayabikuje wayampaye ejo nkazabyirwamo ukazakomeza akazi kawe ubwo ni ngombwa ko twese duta akazi ngo tugiye kugura ibintu koko natekereje nsanga ari ngombwa ko tujyana sheri burya umuntu mwari igihe ibintu bimutesha umutwe ugasanga baranamwibye cyangwa bakanamuhenda ariko tugiye turi babiri twakunganirana ibintu bikagenda neza ubwo mbese urashaka kujya kwerekana ko ari wowe urimo kunyishyurira ibyo nzagura byose nicyo bivuze umva ko sheri wajya ureka gukomeza ibintu niba udashaka ko abantu babona ko ndi kukwishyurira nzayaguha ujya ugenda wiyishyurira nta kibazo ibyo nabyo noneho niba nziyishyurira rero yame nzijyane si ngombwa ko twirirwa dushoreranye uboshye gashwe keretse niba umfata nk'injiji itazi kubara amafaranga ngo imenye ayo yishyura ariko se urangira iki kujyana nanjye sheri urabyangiriye ntumbajije nanjye reka nkubaze wowe urangira iki ko nijyana ego koma ariko kuki utangirira icyizere cyuzuye sheri niba ubona utiteguye kubana nanjye waretse ubwo tukabusubika tukabusubika tukabyoreka ariko se ubwo nk'abadayimoni baba baguteye baturutse ku buryo uhita utekereza guhagarika ubukwe buri cyumweru kimwe ngo bube koko sheri utangiye no kumbona abadayimoni sawa niba utanyizeye se nyine urumva dukwiye kuba ngaho unyumvira ngaho nsubiza icyo ugomba kumenya ko ndi umugabo wawe urumva ko dusangiye gupfa no gukira tukaba tugomba gusangira akabisi n'agahiye
urumva neza nshaka umugore uzangaraguza agati anegekesha ko twabanye dufite amafaranga akayanyurira bikambabaza ariko se koko nakubwiye kuri gukabya nk'uretse ibyo wishyizemo njyewe rwose sinzagutegeka nta nubwo ayo mafaranga uvuga nzagucyurira cyangwa ngo nyagukangishe kandi utangiye kubinyereka umva tuzaba dusangiye byose sinzi impamvu rero ufite impungenge sheri ntuzi impamvu ufite impungenge ni ukuri pe nabura ntese kuzigira ejo bundi wabuze uko ujya kuri banki nkubwiye ni mikarita ubikurizaho umbwira umubare w'ibanga ngende nkubikurize ubundi nkuzanira amafaranga ubyamaganira kure ukagira ngo ibyo nari mvuze ni amateshwa none n'ubu ngo ntiwanyizera ngo umpe amafaranga njye kugura ibikoresho ubu se niba udashobora kunyizera tugiteretana urukundo rucyaka umuriro uzanyizera twarabanye umaze kumpararuka ariko se reka gukabya nawe none se nitumara kubana ibyanjye ko bizaba bibaye ibyawe uko niyo mibare y'ibanga mbikurizaho nzayigwa wakitonze tukabigendamo neza kugira ngo menye ko ibyo uvuga ubikuye ku mutima ndakubwira umpe imibare y'ibanga ya konti zawe mu ijoro rya mbere ry'ubukwe bwacu urumva mbere y'uko turyama uzabanza umpe iyo mibare y'ibanga nutayimpa nyine uko nzamenya nyine ko nangiye intambara y'urushako erega njye nta kibazo mfite ku micungire y'umutungo wacu urabyumva ntacyo pe humura rwose uzabona kuko unkeka atari ko nteye siko nteye pe none se ahubwo sheri ndakumva ko ubukwe buri cyumweru kimwe tukaba tutaravuga ku bijyanye n'inzu tuzabamo tumaze gukora ubukwe icyo ko tutakivuga inzu yo ntigwangayikishe kuko iyi twicayemo ni iyanjye ngewe ubwanjye iyi ngiyi urabona ko n'intebe twaguze zikorerwa muri salo yayo rwose ni neza nta kibazo ifite n'ibyumba bihagije nta mpamvu rero yo guhangayika dushaka indi nzu ariko noneho kakoma nahagorwa nizere ko udakomeje kuko ibyo kuba muri iyi nzu byo nawe urabyumva ko ntabyemera kubera iki utabyemera sheri inzu hari ikibaye koko ahantu iri ni heza ni nini isa neza ibyo birekeye sinkeneye kubyumva nta soni hari ikibaye ubwo se rubanda ruzabona tuvuye mu bukwe tugataha mu nzu wari usanzwe ubamo bazavuga ko umugabo ari inde ni wowe uzaba warongoye ninde ariko ibintu wishyizemo ni ibikisheri ahantu bazavuga niba ruha baceceke wumva twagendera ku magambo y'abantu ngewe hari ibintu rwose ngewe mba nashaka kumva ushaka gukora ibishoboka byose ngo werekane ko ari wowe byose mu kubana kwawe ibyo ni byo bintu bishyizemo rwose ntabwo ari ibyo nishyizemo nge nkubwiye ko ugomba kumpa amafaranga yo gukodesha inzu tuzabamo kandi ugomba kumpa byibura amafaranga y'amezi 12 ukayampa kashi urumva neza ukayampa kashi nkajya gushaka inzu tuzabamo wabyanga ngewe kagoma nkabivamo kunyagasani ubu simva ayo mafaranga atabapfuye ubusa koko dufite inzu ubu tujya kuba mu bukode dusize inzu yanjye hano koko noneho byonyine kuba ukivuga ngo inzu yanjye kandi uzi ko mpari ndi umugabo wawe garanshitse nyine ni iyacu cyo ni icyemezo kingaragariza ko nitunayigeramo uzayintegekeramo urumva neza njye ubimenye ko ntazarongorera mu nzu y'umugore mpa amafaranga ajye gushaka inzu nzakurongoreramo cyangwa tubivemo ibintu ni ibyo ni bibiri nta kindi ayiwe ayiga mana we ihangane mbega Pelaziya ngo ndabonera akaga muri uyu mujyi we Kagoma we endanyegura wowe kanyagwa we uyu mugongo waracitse ntutuma neguka iwe ndumva ndushye kuryama we ndumva umugongo rwamutonyotse we ewe ibyo byo ukeneye kwihindukiza ukaryamisha izindi mbavu kuko kuryamira uruhande rumwe nabyo ngo muganga ukuvura yambwiye ko atari byiza nabyo ngo byateza ubundi burwayi eguka ndeguka egera utyo ngaho urumfata hano mu maboko nyegeka weguke neza gake gake
wowe mbega ububabare we ariko uyu muhamba wangonze yo kagongwa n'iminsi yarampamije njya gupfata byaye mama kuko n'amahane yawe ugiye cyose ariko ubundi harya ngo umumotari wakugonze ahita agenda nta kuntu twamumenya ngo tumureke wahora n'iki wa mwana we habe ngo anafate na feri ahubwo yamaze kungonga ahita yongera umuvuduko abantu baje basanga ngaramye mu nzu y'umuhanda bashaka uwo ngonze baramubura erega buriya kubera kugonze mu rukerera wasanga nta n'ibyangombwa yari afite mbene uwo rero yakugonze ariruka kuko bamufashe ntiyabona ibyo ariko we ndeka wa mwana we ibyo naboneye muri Kigali ni agahoma mu nzu nagize inyana y'imbwa yanyibiye muri gare imbeshya ngo igiye kunshakira imodoka ngomba kurara nyihiga muri Nyabugogo bunkeraho mbonye bukeye nigiriye inama yo kujya gushaka uwo nasaba karaka ngo mbona yo kwiririrwa dore ko nari nanaburaye ubuze wumvaga muri Kigali uzabona ujya kubagara ibiki inkonkobotsi y'umumotari birantikuye injugunya munsi y'umuhanda sha nyagasani we akaga kabaho koko byose niwe wabiteye mama narakubwiye kuko ubundi wagiye kwihuriza ubwo kuva Kigali utazi ibyo wumvaga uzataha amahoro byose ni wowe wabiteye wangegera we kandiye amahane yawe byose ntabwo byari kumbaho ko mama wagiye ucisha amashyi mu mafuti ayiwe gusa narahombye kuba umumotari atarangonze ngo anyice mveho nkubise wishime wangegera we ko mama rwoko genda ariko urandukira ubutasi igihe wakubwiye ngo uze kwiyahura muri Kigali niwe witeye umwaku rwose akubwiye umwaku nawe ugize kare umunsi mubyara ukaza uri impanga ya sakabaka arikoze rwose koko kuba warabyaye impanga koko mukecuru kuba warabyaye impanga nibyo wita umwaku koko mukecuru kuba ntarabyaye sakabaka wenyine ngo kagoma mpiremo si umwaku gusa kumva n'isano nakushije niko numbonera ko byose byambayeho niwe wabinkururiye yaherekeza akanzana akangeza iwawe mba narabaye gutya simba ndi amahoro mbere yo kunteranya kuri Nyamwiza wowe waramubwiye icyo wari uje kumurebera ngo umubwire impamvu nanze kukuzana nturi umwuka wanjye turavuze waregereza cya kibando cyanjye nkakiguhonda mu rwego rutwe bamunyorogoto uwo mujinya wawe n'amahane ugira aribyo bikuryamishije muri ibi bitaro ukaba ucometsemo za seru ese Nyamwiza ndakumva ndi we ko ntakubajije wari wabwiwe n'iki ko mama bamugonze ko numva yari yakubuze yajuranye urebye n'Imana yabikoze nari nikoreye ibipfurumba byanjye nsubiye mu igama neza nari nikoreye ibipfurumba byanjye nsubiye mu cyaro dore ko Kigali maze kunanira ngeze aho wamugongeye ndungutse mbona ni mukecuru mbona abantu bose barimo kumuteragana habuze umujyana kwa muganga bose batinya fagitire yo kwa muganga niko gukubirana n'ibipfurumba ubona nyine biri hariya nuko niko kumuzana hano kwa muganga byose nibyo nari ngarutse mu cyaro Yuka mugoboka yari kuhapfira shenye yari kuhapfira pe kandi ngiye kwihera imigisha mubyeyi mwiza none se kumwe kumbwira ngo wabonye ugucumbikira ushobora uza mu cyaro utabanje guhanyanyaza ngo ushakishe nk'uko wari wabimbwiye shaka goma we ikikomeje kunyikaragiraho umwana wa mama urya mugore nakubwiye nyine wancumbikiye yaje kuba ari ungambanira nteza umugabo nkore ibyo ntavugira aha mpitamo gusohoka mu nzu y'igitaraganya mpungisha ubuzima bwanjye ihangane muvande uwo mugabo se ngo yagukoreye umva kandi ukomeje kumbaza ibyo ari byo kandi nkubwiye ko ntabivugira aha kwihangana nta kundi ahubwo uyu mukecuru ibi byose bimubayeho yaranze gutanga ubwisungane mu kwivuza ngo ntajya arwara ntajya amafaranga yose nkaba narayamariye mu bwubatsi kugira Imana we uko ko izi fagitire za buri munota bari kwane zishyurwa nawe mama ko nakubwiye umbaze mubaze rwose nanjye ntasamara amaze simperuka narasize urimo kwirukanka inyuma yaho ugurira ikibanza cyawe se ukora iyo baguhaye unyishyurire ningira nzagurisha ingarigari yanjye nkwishyure aho ntugira ngo narabaremeye ndamaririza sha wenshi nyagurira mama ntabwo ugurisha ikibanza mva mbese ubu tuvuga nibyo kukigurisha imbwa zabirwaniye mu rwego n'abakiriya
ubu numvaga bari bunyungureho nk'akamiliyoni none uwo neretse ikibanza cyanjye wese harimo kuma munsi yayo nakiguze niba urumva arakwemera guhoza nange rwose ntabwo nakiba ntungutemo na make hejuru y'umwaka maze nkiguze ntabwo nakirekura pe umusaza tumumagara muze hano ambwire nkaba namureba hari ibika kugira ngo nangaha mukagira imana ntabwo niko gahunda zo gusezerana kuko zigiye gutangira rero munsi hano nibura misiri yatantesha umwanya bakamubona ngo basezerane bakambura umva yosha niko muzeyi undi yabuke baguza hirya no hino ubwo ntumbuna ahubwo se ugira ngo nakurebaga ko nashakishaga nkabura aho uri reka abantu iyo bashagaraye gutya ari benshi ntiwapfa kumenya aho ushaka ari hanyuma se muzeyi niko urashakira iki ubu wiriwe ariko ubundi wiriwe neza urashakira iki hanyuma icyo ngushakira ngo twigira hano hepfo ngo twigire hepfo ahitaruye twagumye ahangaha se usize ngo kukubwira yo hatagira undi ariko se urashaka kumbwira iki kidasanzwe gitumye byarepfiriye hose kandi ubona bagiye gutangira gusezeranya niko tugenda ariko nkubwire wumva nabyo bitinda uragiye gusezeranya ngaho tugende wakabyara we sinagera ariko rero twihute batampamagara bakambura kuko bashobora kuba rwose twebwe bari buhereho basezeranye ubundi se niwe wiyandikishije imbere y'abandi ku buryo ariwe baheraho wamenye se ari ibiki niko hasi ntihagije tuguma ahangaha ngaho mbwira base niko haribo bari buhereho se wamenya bari buhere kuri nde hari igihe bahera ku bantu biyandikishije nyuma y'abandi bakaba aribo baheraho basezeranye ufite ubwoba kimwe nuko nyine bashobora guhera ku buryo nyine tugiye twicaye kandi nicaye ku ntebe ya mbere ko rwose ndashaka ko bamperaho urumva neza ngaho rero mbwira ibyo umbwira ndabona ahangaha nta muntu twumva sibyo se umva rero wa mugabo we ikintu ngiye kukubwira kirasa naho kije gitinze umva kandi ariko sinabura kukikubwira mbwira kuko amazi ntararenga inkombe umva musesamo mbwira rwose witangira kunyura hirya no hino sibyo ariko se wa mugabo we ubu koko pe niyemeje ugiye gusezerana na Dushime uzi neza ko ufite isezerano na Nyamwiza ariko sambura wahiteko gusambura ibyo mvuga se ndabeshya mfureka nkubaza ubu igihe cyose gishize ibyo tubiganira urumva wari ukwiye kumbaza icyo kibazo muri uyu mwanya koko ariko nako reka ngusubize ikibazo mbajije ndigiye kukubaza ntaragusubiza ngaho mbwira samvu ndakumenyesha ko mu minota mike cyane iri imbere njye na Dushime turaba turi umugore n'umugabo urumva neza ibyo atunze byose ndaba mbifiteho uruhare rungana na 50%, hanyuma Dushime nawe ubukene bwanjye ndamuhaho 50%. icyo uracyumva hari ikindi kibazo ufite ngo nkigusubize naragenda none se ko nshimye ugiye kubikora urumva koko nta mutima ugucira urubanza umva kandi ukubwira ko ibyo ugiye gukora ari icyaha imbere y'amategeko imbere y'umugore wawe Nyamwiza n'imbere y'Imana ishobora byose subiza nanjye niko muzehe subiza ndakubaza imbere y'Imana nyine maze iyo Mana uvuga tuzajya imbere yayo pasiteri adusezeranye nawe ngo iki ntasoni ahubwo reka mbwire muzehe nizere ko witeguye kuzunganana n'umusaza Dushime yanshakiye mukansabira umugeni urumva neza hanyuma se niba Imana ikwihorera ubu Nyamwiza urumva utamuhemukiye kweli ariko se muhemukira iki ko ibyo ngiye gukora byose ari ku neza ya Nyamwiza ngo ndebe ko namukura mu bukene yanteje ngo ubukene se uzaba umukura mute kandi urimo gukomanga ku muryango wa gereza ngo nye gereza ariko wagera nkabwira gitifu ngo ukagira ute nkamubwira amanyanga yawe yose maze ibyawe na Dushime nkabishyiraho iherezo ngo iki muzehe njyewe ibyawe na Dushime bikarangira ndakubaza sambura uvuze ngo iki ibyo bintu uvuze urabikomeje se nkunige none nkuherahereza nkunige nyine uranigira hese rubanda ntikureba ibeshye rubanda ntirureba si ku manywa y'ihangu bariya si abantu bashinzwe umutekano
ubwo ribeshya ko wanigira hano rero ukahava amahoro. Umva rero nkubwire Sambu, ntega amatwi nkubwire, uravuga iki? umenye ngewe rwose nkubwire gusa, ndagusabye ndakwinginze winyitambika, dore ubufindo bwanjye mu minota mike buraba butsindiye urufito rutubutse. Urumva neza? Urwo rufito se ko ari wo rufitiye inyungu, ngewe bimariye iki? Ariko si uririnda uvuga gutyo, wese nzaguhemba neza n'ibicamo. Ngo mpemba? Hanza umva, reka nkubwire, umva muzehe Sambu, mbaye nkwemereye miliyoni 5 bitarenze ejo bundi. Urumva neza? Umusibo n'ejo ku munsi wo kujya mu rusengero. Ejo bundi nkaba nemerewe kubikuza kuri konti zose za Dushime. Nzahita nyabikuza nyagushye. Umva, izo miliyoni wazimpa utazimpa, icyo nzi cyo nuko ugiye kwishura mu bibazo utazikuramo. Ariko ibibazo by'iki byo wabire? Ugiye kumanika agati wica, ariko uzifuza kukamanura nako kakumanure muri gereza. Abasaza barabo hambere wabyumvise neza? Umva nkubwire umuganiro wa musaza. Urumva? Akabikora kabizi kagira gate. Karya imboga karise. Urumva? Urabizi neza ko ibyo ngiye gukora ari ubufindo, nafindafinze nishakira urufito kandi nzi neza ko nta kibazo bizangiraho. Bizakogwa amahoro. Bizangwa amahoro ngewe ntakibazo nzagira. Eriko umenye ko Dushime nubwo atabizi, ariko buriya singiye bagiye gusezerana. Urumva? Agiye gusezerana nande se? Se ugiye kumanika ukuboko ugafata ibendera ukarahira ko umubereye umugabo. Kandi uzi neza ko ufite irindi sezerano na Nyamwiza. Wakabimenye se nyine ko ufite irindi sezerano. Niko wa musaza, wowe nawe kwinjije umuntu ufite isezerano ashobora gusezerana bwa kabiri muri uru Rwanda aho ubizi. Harawo ndakumenyesha ko Dushime buri yagiye gusezerana n'indangamuntu atari umuntu nyamuntu. Indangamuntu sirasezerana ko nawe wataye umutwe koko. Umva reka nkubwire. Ngambwira ndakumva. Kwanza mbere baranampamagaye. Umva rero kamukwembe. Reka ngende, urumva neza? Nzabigusobanurira, dore Dushime arampamagaye. Wowe washatse bambuze. Urumva? Ngaho ngenda bakabyara. Muze usigara ubizi banga. Aho rero ubwo turavugana. Urumva? Gusa winde kwitambika gahunda zanjye utazitakariza mu buzima. Urumva neza? Sawa rero muze. Ngaho ugenda amahoro kabyara. Kuvugana nyine naje ngiye kukugurira agafanta twishimira ibirori. Ibyanyu nzaba mbibarirwa. Oya wowe ubika ibanga. Nta kindi. Dore ko akirukanka mbese. Iki kintu kandi n'ikiyahuza ubanza cyanakwica n'umuntu koko nk'uko kibimbwira. Ariko ubundi reka nze mbimenemo amazi, mpamagara umugore mubwire amahano urimo gukora. Igihe nacecekeye kirahagije. Sinakomeza kurebera ngo ubuhemu bukorwe ndeba. Ahubwo muhamagare. Wayumva telefone y'icyo ku murongo da. Ndaje mbimubwire rwose. Ziriya miliyoni n'ubundi Dushime namenya ko ari nge wa Moroko yiriya siho. Ngo ni sakaba kayirirwa yita kagoma. Ntazabura kumpemba. Rwose nawe mbwira wagira ngo izamuteye izinjira ugazaza nyemera ko mbere umugore wa kintu ariko wagira ngo urarogesha. Rega we narakubwiye ngo ntuzi guteretura amakanya. Urabona iyo utangira wabonye Nyamwiza wari kuzamwigondera. yewe n'ubu sinumva ukuntu aka kanya Nyamwiza yabashize uburakari bwo kubona aramukorera ibintu nka biriya byose kandi nta bushake yabigizemo. Maze akaba ahise acuruka akemera no kumbera umugore burundu. Yewe humura Nyamwiza nawe araje abikwibwira. Singahe wanye se nawe turuhagezera. Reka ahubwo nyingure urebe. Karwaje mu kugagara. Wagira ngo rwanyagiye. Nabana bafunguye none. Ushobora no gusanga guteguriye surprise ya hatari. Kariba ahubwo. Nyamwiza wanjye we. Kariba mite nyinga. Kuki ugiye guhita wongera ugakinga? Injira yewe. Ibyo winjira ibyo ntibikureba wimbaza byinshi utatwicira surprise. Kandi kugura. Hanyuma rero amabwiriza nuko ugomba kujya mu cyumba ukicara ku buriri kugeza Nyamwiza kwisangiye. Wabyumvise? Yewe ndayubure. Amabwiriza yawe rwose ndayagendera. Sawa rero ngaho winjira mu cyumba umukingirane njye kumukurebera. Byoroshera nta kibazo rwose nanjye nahageze.
wigeze sicyori yego ariko se sorry ariko uzi ko ntarinzi ko utajya unyizera koko ukuvuga icyumba nakugombye kutanangira ucyaka ko ndi busohoke kweli ubivuze ukuri yewe ubivuze ukuri kutari uwo kwizerwa wa muhemu we w'umujura mubi umuhemu umvaza ati nyishyura amafaranga yanjye warujura we uranyumva neza wagisambuwe ariko se ugiye utangiye kuvuga n'ibiki kandi sorry nyishyura ibyo nyishyura nutanyishyura uzapfira muri icyo cyumba gukingiranyemo ye ariko muranyumvira amayeri y'indaya di indaya ni wowe umugani hano ubeshabesha ngo nyamwiza yemeye kumbera umugore nawe uje kumfungirana ngo ukunda yishyuza amafaranga utaruhiye rwandaya we ngo amafaranga naruhiye utaruhiye nyine urashinyika se nagushinyitse gusa se nazakubyara disi we ubwo rero wari uzi ko amafaranga yanjye uzayaheza ariko nahe amafaranga ubwenge bwari bwiza gusa ujye umenya neza ko bwamenywe na bose wiyemeza ibyo uzakora nta soni wagisambo ariko se ubundi uretse gushaka kurya ibyo utaruhiye amafaranga naguhaye ntahagije wandaya indaya ni wowe niko nakubwiye ahagije mu bice ariko ubundi ariya wamaye twumvikanye ko ari avansi umimiti ngukorera ibyo wasabye uraza wikoze ibyo ushaka byose kuri nyamwiza urangije uragenda urarika agatuza wigira za ndigabo ngo ntuzanyishyura amafaranga wasigayemo ayandi mafaranga uguha nayo naguhaye arahagije ahubwo nyingurira nigendere cyangwa urugendo ubangure hose nyine ahubwo nukomeza guhururiza guteza isi kandi ntibinakubuze kunyishyura wawe baragira nk'inkokazi ukarinda ugwa mu mutego kava mu ziko wandaye kingura kingura wandaye niko se reka mwibarize ubundi kingura ariko reka mbanze niseke ikizakora nyamwiza cyatuma wemera ko yemeye kukubera umugore yishyura ibyo nyishyura cyangwa nigire gucuruza wirirwemo hano wenyine acuruza ubugoro ubu nse nakwishyura gute kandi wiriwe unyigiranye hanze wangegera kingura ariko kingura mwisi izo amaraso ntera ntazo ngufite kingura mwitira nigire kuranguza imari yanjye yewe w'amacuho ubwo rero ushaka ko ngukingurira ukangubita nk'ubara nkagapfira ukagenda utanyishyuye yanyuze munsi y'urugi urumva amafaranga yanjye yanyuze munsi y'urugi sinagukingura utanyishyura ndakuzi yanyuze munsi y'urugi umereze ibinote byanjye urumva baze mbikenyerere ngo ne kugukingurira nugera ngo nyobe ubwenge kandi sori nawe amacuho reka nze mwereke reka nze kano kazi mpite gasenya ntarambike hasi maze genda nakwishyura gerageza turebe urumva aho uzakura ayo mafaranga nzaba mpareba abantu bazabibaka se wowe wabishyuye yuko we wawe mu buzima ndagasenya umva ntabwo ibicuruzwa ndagasenya akakuzanira mpeka kureho ngasohoka hanze kingura uyu mutindi w'umupasiteri watwije ahangaha kuko akaba yanakuyeho telefone ubu ntashaka kutwicira ubukwe koko ni ibibazo amasaha hafi angahe yose kuko tumutegereje kweli abapasiteri nkawe w'ibicucu harya ngubu ngo ni abakozi b'imana cyangwa ni ingabo za satani reka gutuka umukozi w'imana asizwe amavuta ariko utikururira imivumo rwose kuko kweri nta n'isoni ufite zo gutukana bene ibyo bitutsi sheri ahubwo ubu ngubu ni uko ari ku munsi wanjye ubundi ubu yari kugera hano nkanamunigagura tugakizwa na mbuga wayasha wiganzwa n'umujinya ukwiye kurangwa no kwihangana kuko uri umwana w'imana urumva umuntu wavutse ubwa kabiri ntakwiye kurangwa na bene uwo mujinya ariko ubundi ba basore bo mwatumye iwe mu rugo ngo bajye kumureba bo baheze heye igihe bagendeye kuko ubu ngubu ntibaba baje ikibazo ni uko bose nta n'umwe urimo no kwitaba telefone byibura ngo atubwire icyatumye bagenda bagaherayo ko n'abari batashye ubukwe bamwe batangiye kurambirwa bakitahira ariko nungutse igitekerezo
ubu ntawahamagara wa muhanuzi ufite itorero hepfo ahangaha akaza akadusezeranya tukitahira tukarekana n'indi ndagize y'umupasiteri ko mani ihoraho ubwo si wamuhamagara umubwira ngo iki ibyo kumubwira nibyo bibuze kuko rero ntamubwira ko umupasiteri twari dufitanye gahunda yo kudusezeranya dutengushye nyine nkamwemerera 20,000 wakaza akadusezeranya tukigendera ahubwo uzi n'ibindi reka ndebo naka nimero za telefone muhamagara za birangize reka byiburere rwose wikwirirwa umuhamagara kuko ngiye umupasiteri utari wo mwitorero ryanjye ntiyansezeranye ntibishoboka wikwirushye kandi icyo nanga cy'abagore ubu se turategereza iyi njiji y'umupasiteri kugeza ryari bo turamutegereza kugeza igihe aziye urumva kandi nataza se araza arabuzwa n'ikisekuzo ariko se Germaine ko akomeza kumamagara buri kanya aranshaka w'iki ko yanyishituye ntanishutwe nazi ko n'ibibazo nifite ubwabyo bihagije kandi yaranyishituye akanga kunshyigikira mu bukwe bwanjye ntabwo mwitaba rwose umutwe nataye urahagije ko kumwitabe mwitabe winda wasanga ashaka kugusaba imbabazi umva neza undi kwiyongera ari umupasiteri yatwiciye ubukwe se urangira iki kumwita kwerekeraho gutukana aha nta kuntu namutuka gusa mushyireho paralele niyongera kuzana bwa burofa bwe mutuke kuri nyina ngewe byumve nawe jya ugabanya ibyo bitutsi byawe ngo kuri nyina ahubwo uzi uko nyina ari we mama namutuka rwose wa mugani reka Germaine mwitabe numva ibyo atesha mwitaba aravuga kumwitaba ariko alo ndakumva dushime we umva we wamaze gusezera n'uwo mutekamutwe umvuraje utangiye uzanye ibitutsi ariko usiga ibyo ribyo byatuma gunesha umutwe umamagara buri munota ubundi gutesha umutwe igize ku byanyu byagiye habona ubwo uzi ko uwo mutindi w'umutekamutwe afite umugore wakiriye ntukagera umbyongegera kandi iratangiye ariko wakigure we kuko ushaka iki ku bukwe bwacu ushaka iki cyane iyo urasabye wagitekamutwe unyumvire ngo iki ako Germaine sheri wanjye umugore yamufite koko ko nawe ukunda guserereza ukunda gutesha abantu umutwe ko nyumvira n'ibintu umamagaye umbwira umva muvandi umugore wa mutekamutwe ngo yitwa Nyamwiza avuye ku murenge mu kanya gashize ari kumwe n'undi muntu ngo witwa Kagoma uvukana n'ikigabo cyawe hayi gusa ubwo waretse kodesha koko Germaine shaka ubukwe bwanjye wabugeze intorezo kenshi uwo Kagoma se ni gute yabavukana n'umugabo wanjye bakanitiranwa urumva wowe utarimo no kubeshya ibitabeshyeka icyo ni igihe wa rwose gisubiza aho ugikuye wa mugore urabeshya ariko bitiranwa bya hehe ahubwo iyo ngirwa mugabo wawe urageze n'ahandi ibyo bintu nabyo rero ubyumvire sheri akaza kuguteka yitwa yise Kagoma kandi ngo yifata kaba iri zina ko atari ubwa mbere mbyumvise ariyo mpanga yazanye n'umugore we urumva amakuru yose bayatanze ku murenge ntibereye yabihagararaho iyo telefone ko nicyo gitutu kirimo kuvuga ibyo bishenze ibyo binyoma shasheri pereza urumva ibigambo kirimo kwiyahuza igicucu gusa ese ubwo umukupiye izo nkuru zawe zose atazimbwiye ngo umenye ibyo ari byo niko ibyo bintu murumuna wanjye avuze ni ibiki ese kutasubiza ukajunjama gusa kutavugara njyewe nta mwanya wo kuvuga kuri ayo mateka mfite arewe ahubwo ngereka nigire mu bwiherero ndekane niyo nshinze ngo ni Germaine ihora ishaka kwitambika ubukwe bwacu ugiye se ndeka ngiye none se telefone yanjye kuyijyanye yisigire yewe wiyijyana sheri yisigire reka nihagarike ndaje yewe nyigusubize kuba mu modoka ndaje yewe ariko si ubwo uyu mugabo nta kintu anyinzira ibintu by'amazina ya sakabaka Germaine avuze ikibazo telefone yanjye arayijyanye ko Germaine ambwiye iby'uwo mugore we n'impanga ye nkaba narasuherewe hagakanura amaso ibyo bikamurenga buriya ni amahoro mana yanjye nyagasani we iki gikombe kindenze rwose mana we ubukwe bwanjye ntiwemere ko bupfa mana ndakwinginze noneho iki gisebo nagikwizaye nyagasani we uriya sawa kuko ngiye ko ngiye kwihagarika nkaba ndabarenze aho tuwarete ziba buriya agiye kwihagarika yaba agiye kwihengeka mu buhuru se
bwiherero we ariko ndagowe we ese wa mushoferi we yagiye hehe ngo amukurikirane amenye yagiye koko abakobwa bamerekeje nabo ndabona bibereye mu kwifotoza ku mufotogarafe niyishyuriye nk'aho aribo bakoze ubukwe ndagowe we ubu se mukurikirane iki gikanzu gikurura hasira mwana nyagasani ko ngowe ngaho rero izi moto zizizera imwe zo zizanye bandi kuriya se yaba ari pasiteri uje kuri motora ndabona atari we ko baje bansatira se mugahekamye cyangwa niba abantu jenera amaze kumbwira nyagasani ndagowe ko bafite umujinya ndabahungira mwana we ndabona ari imodoka nawe yewe ariko harimo igikobwa cyiyambarishije amakanzu y'ubukwe gishaka kunyibira umugabo niko wakigegera kireba nk'inyuma niba guhaye umugabo wanjye vuga se nyine ndaragundagura ariko se murangiza iki mwabana mwe ariko se murangurubana sohoka sohoka izi ni mu nzeka ariko nimureke kugeza mugore wareka kugeza uratubwirana tubwira aho musakaka tubwira bakaba kagiye ko mwari mwirirwanye haramuzi ari hepfo konzikana nabuze pasiteri kubashingira kugira ngo ngaragaze ukuri none nkaba ntamubona amajambo nukuri sinzi ahari icyonzi cyo kumanukiye hariya ambwiye ngo agiye kwihagarika imana ntabwo ngenda muhizi gusa ubanza nyine yamenye irigiye kumubaho akirukanka kuko rwose mene mumubaze ngo yaramaze kumamagara turi kumwe arambwira ngo umugore we n'umusore bavukana bayagize inama nibwo ahise ambeshya ngo agiye kwihagarika rwose anyuze hariya bikaze ngo rwose igihe agenda yaba yagarutse ubanza ahubwo ahise atoroka kwimana ntabwo byiza mbere anyuze munsi y'akariya gahuru kariya yambwira ngo agiye kwihagarika umutekano wamaze kumenya abari bukikire kuko no ku mipaka hose rwose tugerageza yo byasakaye urumva baramwiteguye koko nibicyabankoreye kuko mana n'ubukwe yarazi ko afite umugore yambeshyeraga ikigo agiye kumbera umugo kuko koko yashatse kumpemuye. Muri iki gice cya kabiri cy'umukino urufito rufitirano wanditswe na Nitanga Jean Paul mwumvisemo Sakabaka mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Kagoma yakinwe na Mugiraneza Samuel, Nyamwiza yakinwe na Nyirarukundo Beatrice, Sakindi yakinwe na Tuyishime Jadofis, Dushime yakinwe na Iranzi Denise, Samvura yakinwe na Mukeshimana Musa, Sorina yakinwe n'uwa Maria Cecile, Germaine yakinwe n'uwa Maria Olive, Pelagia yakinwe na Murizaboro Marie Antoinette, naho Muhebyi mwayikiniwe na Ndayambaje Jimmy. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Ni mugire ijoro ryiza.
ikinamico